umva neza, umva. Ese nawe wabyumvise? Ese urumva icyo nanjye ndimo kumva? Hari ikintu kidasanzwe gishobora kuba kiri kubera mu kirere cy'u Rwanda uyu munsi, kandi ntabwo abantu benshi barimo kubibona. Icyo ugiye kubona muri iyi video ntabwo kigeze kuvugwa mu makuru, oya, kandi bagerageje kubiguhisha. Ariko Bibiliya yo yarabyanditse mu myaka 2000 ishize. Ibimenyetso by'iherezo ry'isi ntabwo bikiri kure, byageze i Rwanda. Utiteguye gukanguka uyu munsi ukabwirwa ko isaha ya nyuma yageze, iki ni igihe cyo kwiteguriramo. Kuko ibimenyetso bitandatu tugiye kureba uyu munsi, cyane cyane icya gatandatu cyo kiri kubera mu gihugu cyacu imbere, cyane cyane Kigali mu Rwanda. Reba neza kandi witegure. Ikimenyetso cya mbere, isenyuka ry'umuco n'ubuhakanyi bucecetse. Timoteyo wa 2 ibice 3 umurongo wa 2 kugeza ku wa 5. Kuko abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera, badakundana babo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana, ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye ubatera umugongo. Aha Pawulo rero abyandikiye Timoteyo, aramubwira ngo mw'iyo minsi y'imperuka ngo abantu bazaba bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, batuzura, babeshyerana, yewe bari n'indashima. Ibi turi kubona ubu ngubu si iby'uyu munsi, ahubwo Pawulo yari yarabihanuriye Timoteyo, yarangije arabivuga ngo mw'iyo minsi y'imperuka ko bizaba bimeze. Nureba neza naha mu Rwanda uyu munsi turabona ikintu gishya. Abantu barimo guhakana Imana batabivuze mu kanwa, ahubwo bakabikora. Bibiliya ivuga ko mu minsi ya nyuma abantu bazaba bikunda. Reba uburyo mu mujyi wa Kigali abantu barimo kwikunda, bishongora, ndetse n'agasuzuguro ku bintu by'Imana kariyongereye. Umuntu ntatinya kuba yagutukira ku karubanda ntambuha kugiriye. Iki ni ikimenyetso cy'uko umwuka w'isi utangiye kuganza umwuka wa Gikristo. Ikimenyetso cya kabiri, ibimenyetso ku mihindagurikire y'ikirere. Luka 21 umurongo wa 25. Kandi hazaba ibimenyetso ku izuba no ku kwezi no ku nyenyeri, kandi no hasi amahanga azababara, bumirwe bumvise inyanja n'umuraba bihorera. Niwitegereza neza urabona ko ikirere cyahinduye imiterere yacu. Uribuka ukunda ejo bundi izuba ryagukubise kandi uri mu kwa 4? Ese uribuka mu kwa 12 ukunda izuba ryavuye ari ryinshi aho kugira ngo imvura igwe, kandi tukumenyere ngo ukwezi kukuboza. Urugero mu kwezi kwa 7 tumenyere ko izuba ryinshi, ariko mu kwezi kwa 7 gutaha twabonye imvura iteye ubwoba. None ukeka ko ibingibi byo guhindagura ikirere ari ibintu bisanzwe? Oya, Bibiliya yari yarabivuze. Ikindi nubwo u Rwanda rutari mu bihugu bikora ku nyanja bizwi nka land located countries, ibiri kuba ku nyanja byo biteye ubwoba. Ni imiyaga ikaze iri guhitana abantu benshi. Imyuzure idasanzwe twabonye mu turere tw'u Rwanda, nko mu turere tw'amajyaruguru ndetse no mu burengerazuba bwa Rubavu ndetse na Karongi, ni imyuzure idasanzwe. Ibi byose si impanuka, oya, isi irimo gutanga ibimenyetso bya nyuma. Ndetse nureba neza uburemere bw'ibyaha by'abatuye isi byabaye byinshi. Ikimenyetso cya gatatu, intambara n'ibitekerezo n'imyanzuro ikaze. Matayo 24 umurongo wa 7 kugeza ku wa 13. Ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami. Hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe, ariko ibyo byose bizaba ari intangiriro byo kuramukwa. Ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe, ndetse bazabica, muzangwa n'amahanga yose abahora izina ryanjye. Nibwo benshi bazasubira inyuma, bazagambanirana bangane, n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi. Maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja, ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Amen. Nureba neza Bibiliya ibyo yavuze byose twabigezemo. Nureba neza abahanuzi b'ibinyoma baragwireke ndetse babaye benshi, byose twabigezemo. Turabona amadini amwe namwe atangiye kujya yemera ibintu Bibiliya yitaga amahano. Ubutinganyi Bibiliya avuga ko ari amahano, ariko ubu ngubu buri kwemerwa mu madini amwe namwe. Iyo ubonye ibyaha byageze mu rusengero bikitwa uburenganzira bw'abantu, menya ko akagozi kagiye gucika. Nureba neza abahanuzi b'ibinyoma bo bayobeje benshi. Ikimenyetso cya 4, inzara mu bukungu. Ibyahishuwe 6 umurongo wa 6. Numva hagati y'ibyo bizima bine igisa n'ijwi rivuga riti, urugero rumwe rw'ingano rugurwe idenari imwe, n'ingero 3 za sayire zigurwa idenari imwe, naho amavuta na vino ntugire ico bitwara. Bibiliya yari yarahanuye igiciro cy'ingano ku idinari. Nureba neza natwe ibiciro by'ibiribwa, ingendo mu Rwanda byarazamutse mu buryo budasanzwe mu minsi mike cyane. Ibi bifitanye isano n'ubuhanuzi buvuga ko mu bihe by'imperuka gushaka ibyo kurya bizaba ari intambara ikomeye, mu gihe abantu benshi bazaba bari mu bikorwa by'iraha. Ikimenyetso cya 5, amashuri y'ubuyobe. Petero wa 2 ibice 2 umurongo wa 1. Ariko nk'uko hariho abahanuzi b'ibinyoma badutse mu bwoko bwa Isiraheli,
niko no muri mwe hazaba abigisha b'ibinyoma, bazazana rwihereranwe inyigisho zirema ibice zitera kurimbuka, ndetse bazihakana na shebuja wabacunguye bizanire kurimbuka gutebutse. Muri iki gihe hari inyigisho nshya ziri kuvuga ko nta muzuko uhari, cyangwa ko Imana ari imyumvire y'abantu gusa. Ibi byageze no mu mashuri yacu makuru mu Rwanda, aho abantu batangira gushidikanya ku kuri kw'ijambo ry'Imana. Iki ni ikimenyetso c'uko umwanzi ari kurwanira imitima y'abantu bize. Ikimenyetso cya 6, umutingito w'umwuka wera mu Rwanda. Icyanyuma ari naco gikomeye kurusha ibindi, hari umutingito w'umwuka wera uri kubera mu Rwanda. Nureba neza hari abantu benshi bari guhabwa inzozi, amayerekwa, zimwe amwe namwe agiye atandukanye, berekwa ko ijuru ryafungutse. Iki kimenyetso ntabwo wacumva mu makuru asanzwe, ariko niyo wegera abakozi b'Imana bari mu mwuka by'ukuri bose barabivuga. Imana yatonije u Rwanda nk'umunara wo kuburira andi mahanga, isaha yageze. Muvandimwe, ntabwo iyi video yaje kugutera ubwoba, ahubwo yaje kugukura mu bitotsi. Niba ubona ibimenyetso ko ari 6 bishya kandi bitandukanye n'ibyo twavuze mbere mu yindi video yabanje, uzi neza ko bitari ibisanzwe. Ese uriteguye? Niba uyu munsi Yesu aje, wasangwa he? Kandi wibuke ko Yesu yasanze Yohana kwigwa cipati, marangije aramubwira ati amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo ntuyazigame, ngo yagire ubwiru, ugende uyavuge, ngo kuko igihe kiri bugufi. Ukiranirwa gumya akiranirwe, uwanduye mu mutima gumya yandure, umukiranutsi agumya akiranuke, uwera gumya yezwe. Icyo yarashatse kuvuga ni iki? Urwego urimo komeza urugumemo. Niba ukiranutse ukomye ukiranuke, ariko niba utanakiranutse shaka uburyo ukiranuka, kuko yarangije aramubwira ngo dore ndaza vanzanye ingororano kugira ngo ngorore umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Arangije avuga ati ndi Alpha na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiro n'iherezo. Ngo hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti c'ubugingo, kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo. Arangije avuga kategori y'abantu batazagera mu ijuru. Arangije avuga ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Twakire neza ijambo ry'Imana.